icyo ukwiye kumenya mu by'ukuri kandi icy'ingenzi sasa mu by'ukuri iPhone 17 Pro izazana impinduka zirimo amashusho ya 8K hamwe na kamera eshatu za 49 MP. Sasa rero no kuvuga rero mu gihe nyine hasigaye rero amezi make ngo burya iPhone 17 Pro imurikwe nyine ku mugaragaro, amakuru nyine akomeje kujya agaragaza impinduka zikomeye zizaba ziri muri iyi telefone nshyashya ya Apple. No kuvuga rero nk'uko byatangajwe na Fixed Forecast Digital, ibyo bitanga Fixed Forecast Digital ibinyujije kuri Mike Lumers. No kuvuga rero iPhone 17 Pro izaba rero ishoboye nyine gufata amashusho yo mu buryo bwa 8K. Ibi ni intambwe ikomeye mu kugira ngo nyine igikoresho nyine kibashe ni gufata amashusho ya 8K. Bisaba rero kamera ifite ubushobozi bwo gufata amashusho ya megapixels zijya kuri 33 cyangwa se zirenga. No kuvuga rero uyu mukorero uzagerwaho nyine kubera ko burya amakuru yemeza ko iPhone 17 Pro izaba ifite kamera eshatu zose za 48 megapixels, first on telephoto and ultra wide. Nuko ubushobozi rero buzafasha rero cyane cyane nyine abakunzi b'amashusho birumvikana b'amashusho nyine bifite nyine ubuziranenge buhanitse ko byazaba biri ku rwego rw'ikirenga. Sasa mu by'ukuri rero igika tuvuye ku kintu kijyanye na 8K. Muyane mugamo 8K ni ubwoko nyamagama 8K ni ubwoko ubuziranenge kiza bw'ubuziranenge bwa resolution bw'amashusho bufite pixels zigera kuri miliyoni 33 nyine bivuze ko amashusho afatwa aba arambuye cyane cyane kandi afite ibisobanuro bihanitse kurusha 4K na Full HD. Mu yandi magambo rero 8K ifite resolution ya y'ibihumbi 7680 x cyangwa se akazi cyo bita 7680 x ibihumbi 430 pixels nyine bivuze ko ifite ishuro enye. Yani magambo rero ubuziranenge bwa 4K bifite icyo bita ibihumbi 3840 x 216 ibihumbi 2116 pixels kandi nyine ishuro zikaba nyine ziba icyo bita ni camline ubwa Full HD ibifite yo 1920 x kabigire 1080 pixels. Nukuvuga ngo amashusho ya 8K asobanutse cyane cyane afite rero ibara n'imibare nyine irambuye ibyifashishwa mu gufata amashusho ya 8K bitanga amahitamo meza yo gufata yo kuba wakata nyine amashusho no kuyatunganya nta gutakaza ubuziranenge. Sasa nuko ikoresha cyane cyane gufata amashusho ya cinema mu bikoresho by'ikoranabuhanga bigizwe. Sasa nubwo 8K itakoreshwa nyine cyane cyane na bose ibikoresho bya iPhone 17 Pro birimo nyine kugenda nyine bishyiramo nyine kugira ngo abakunda nyine gufata amashusho nyine babone ibisubizo byiza kurusha. Sasa kwinjiza ubushobozi bwo gufata rero amashusho ya 8K bizaha nyine cyase bizaha nyine abakoresha nyine uburyo bwo kubona nyine amashusho arambuye cyane cyane asobanutse nyine neza nk'ubwo nyine 8K itaraba nyine ibisanzwe nyine muri video nyinshi. Abakora filime, abahanga mu gufata amashusho ndetse n'abakora vlog bazungukira nyine cyane cyane muri iyi mpinduka nshyashya ko bumva ko izaba ibaye kamera y'agatangaza. Sasa rero nk'uko nyine Mike Lumers ibitangaza rero 8K izaba nyine izahanye abakoresha iPhone 17 Pro nyine ubushobozi bwo gutaka nyine amashusho nyine bakabona icyo bita 4K itarimo nyine igabanuka ry'ubuziranenge. Bire bivuze ko nyine Apple ishaka nyine ko gukomeza nyine gutanga igikoresho cyose ibikoresho bikomeye ako bakunzi nyine ba videographer n'abakora nyine ibijyanye na content creation. No kuvuga rero Apple iteganya kumurika nyine iPhone muri iPhone nyine 17 Pro muri Nzeri 2025 nk'uko nyine bisanzwe ku bijyanye nuko nyine kumurika ibikoresho bishya byayo bikunda kumurika. Sasa ni igihe abakunzi b'iyi society rero bakwiye kwitegura kuko burya iyi telefone izazana impinduka zikomeye mu gufata amashusho n'uburyo bwo gukoresha kamera. Sasa rero iPhone 17 Pro izaba ari telefone yihariye akubera ubushobozi bw'amashusho ya 8K n'amakamera birumvikana atatu ya 48 MP. Rero mpinduka rero bimukana yitezwe nyine kongera nyine uburambe bw'abakunda gufata amashusho no guhangana n'ibindi bikoresho bikomeye
ryo ku isoko. Sasa kuri Mac iyo bita ni Mac Rumors ikomeza ivuga ko rero iyi telefone izaba ifite nyine n'andi mavugurura mashyashya, ariko nyine amakuru y'ukuri yose azamenyekana muri icyo gihe cya Nzeri 2025 igihe Apple izaba iyimurika nyine ku mugaragaro. Urumva ko rero ntabwo ukwiye gucikwa iyi iPhone, ntabwo ikwiye kugucika. Nyamuneka ni iPhone y'igitangaza cyo bita ni iPhone 17 Pro. Yani magambo ntuzacikwa rwose, mbaye nguciye ku mayange naho ubutaha.